Imana ifite imbaraga zo gutunganya umuntu wese ihamagaye. Iyo umuntu watumiwe n'Imana amazwe kwezwa nayo, muvuga ngo Imana ibitangiye akazi. Kwezwa bita bifungura network hagati ye n'Imana, akajya yumva Imana nta gucikagurika. Kandi niba hari ibintu biryoha mu gutindana n'Imana nukumva Imana. Ibyo bintu bituma umuntu atarambirwa, bituma umuntu atananirwa, kuko haba hari inkunga ituruka mu ijuru. Haba hari ibindi bintu biryoshye biruta ibyo warurimo, biruta ibyo mu isi, bigatuma umuntu atarambirwa. Namenye yuko umuntu ashobora kuba ahantu Imana iri. Muriho muranyumva? Ariko yahagera ugasanga umutima we ntabwo ari huri, hanyuma akazatahana umuruho n'umunaniro wo gutakaza igihe, ariko ntakure inyungu. Bwira uwo mwegeranye ngo icyo ni igihombo gikomeye. Reka mbabwire abantu mukomeretse, mureke dusenge Imana ireme ikirere cy'amarangamutima kizima, kubera yuko abantu bazarushaho gukomereka. Mu bintu Imana ikora iyo twatindanye nayo, ituremera ikirere cy'ibihe byiza mu marangamutima, ku buryo umuntu akira akabohoka agakira. Kimwe mu bintu kizakubwira ko Imana itangiye akazi n'ibihe byiza. Imana ntiyakorera mu kajagari, Imana ntiyakorera mu kubiha, Imana ntiyakorera mu marira, Imana ntiyakorera mu gahinda, Imana ntiyakorera mu ipfunwe. Imanura ibihe byiza bikakubwira ngo ndatangiye, ubu ndatangiye gukora. Iyo twatindanye n'Imana hari imbaraga zitongera kutwegera, hari ibintu bisohoka mu bantu bibwejagura. Kandi ibihe byiza biriyenza, ntabwo biguma hano, birasohoka bikajya mu ngo, bikajya muri kaminuza y'u Rwanda, umuntu akumva ibihe byiza atazi iyo biva. Ariko igicaniro kirihe? Kiri hano. Mu bintu Imana ireme iyo twatindanye nayo, ituremera ikirere cy'ibihe byiza. Kandi mu bintu ukeneye byihutirwa mu gusoza uyu mwaka, ukeneye ikirere cy'ibihe byiza. Abantu batindanye n'Imana, abantu bari kumwe n'Imana, isi igiye kumenya yuko bafite Imana. Tuvuge ngo amen. Kandi Imana iguhereho mu izina rya Yesu. Mu bintu Imana izaguha, izagukiza uburetwa bwo kwizenguruka wenyine. Nutindana n'Imana uzasohoka ugirira abantu umumaro mwinshi. Haleluya! Ku buryo no ku rupfu rwawe batazajya biriza amarira yo kwihata n'ay'umuco, bazajya barira amarira ya nyayo, bavuga ngo ni ukuri yatugiriye neza, natahe yatugiriye neza. Haleluya! Duhoberane mu izina rya Yesu. Ntago mbibaziza ngo nongo hobere. nigeze gushaka kujya kwiga muri Harvard, nandikamo izina ryanjye ry'ikinyarwanda ngiye kubabwira, ndababwira akantu kabaye ndaseka, barambwira ngo your name is too long. Urumva rero kubera ko ari rirerire cyane abantu benshi ntago barifata, ariko nitwa Jean Paul Habumuremyi. Dusome ijambo ry'Imana kuva ibice byaho 24 umurongo wa 12. Kuva ibice byaho 24 umurongo wa 12 aravuze ngo, kuva 24:12 aravuze ngo, Uwiteka abwira Mose ati, zamuka uze aho ndi ku musozi, ugumeyo, nanjye nzaguha ibisate by'amabuye biriho amategeko n'ibyategetswe nandikiye kubigisha. Imana ibaha umugisha. Naho ndi busome aya magambo dusomye, aranejeje, abitsemo ubuzima. Umuntu wese ayumvishe neza akayahishurirwa, yazavanamo ibirenze ibingibi dusomye mu ijambo ry'Imana. Reka mbabwire impamvu. Bibiliya igaragaza neza ko ari ubutumire bw'Imana. Gutumirwa n'Imana ni ubuntu bukomeye. Ntabwo Imana itumira abantu bose. Imana ikora selection, ikora amahitamo, igatumira umuntu bitewe n'impamvu zayo tudashobora gusobanura, ikamutumira. Ijambo rya mbere rero ririmo rikomeye nuko Imana itumiye Mose. Haleluya! Kandi imutumira mu bintu bitarimo confusion, bitarimo kwitiranya ibintu. Iramubwira ngo, ndagushaka uzaho ndi ku musozi. Hanyuma Imana imusaba ijambo rya kabiri, iramubwira ngo ugumeyo. Ariko Imana ishyiramo akantu kavuga ngo, ntabwo ari kubusa, ntabwo ari ugutakaza igihe, ntabwo ari ukujugunya umwanya, ntabwo ari kudakora ibyo ugomba gukora, ahubwo nanjye hari ibintu nzahakorera. Uzahava utameze nk'uko waje,
uzahava hari ibintu mvanyeho kandi ngewe nkwihereye. Tuvuge ngo amen. Amagambo dusomye ndangije kuyasobanura. Yesu ashimwe. Haleluya. Hanyuma mvuga ibyo nshaka kubabwira uyu mugoroba. Niba hari ibintu bikomeye, muriho muranyumva? Niba hari ahantu Satani ashora imbaraga nyinshi mu kuriganya abantu, muriho muranyumva? Ni igihe cyose Imana yararitse umuntu akabyumva ko ari Imana yamuraritse. Satani abashaka kubiriganya ngo utajya kwitabira ubutumire bwayo. Muriho muranyumva? Kandi rimwe na rimwe niyo tuhageze aho Imana yadutumiriye guhurira nayo, hari igihe Satani aturiganya akantu kitwa gutindana nayo. Muriho muranyumva? Akaturiganya ugasanga araturiganisha. Ngewe rero uyu munsi ndabizi ko mwaganira ibintu byinshi kuri aya magambo niyo bampaye. Ndashaka kubabwira yuko ndashaka kuvuga ibintu bikeya Imana ikora iyo yadutumiye tukayumva, tukitabira ubutumire, twageraho tugatindayo aho Imana iri. Uyu mugoroba nibyo nshaka kuza gusobanura. Tuvuge ngo amen. Twongere nanone tuvuge ngo amen. Kandi Imana ibidushoboze atari ukubivuga mu magambo, atari ukubivuga gusa, ahubwo tubibe mu buzima. Kuko nahishuriwe kandi kantu kabi mbere yuko mvuga ibintu Imana iduha iyo twagiye tukahatinda. Namenye yuko umuntu ashobora kuba ahantu Imana iri. Muriho muranyumva? Ariko yahagera ugasanga umutima we ntabwo ari huri. Umutima we wibereye ahandi hantu, Satani yarawujyanye urarangaye, hanyuma akazatahana umuruho n'umunaniro gutakaza igihe ariko ntakure inyungu. Bwira uwo mwegeranye ngo icyo ni igihombo gikomeye. Haleluya. Ndavuga rero ibintu bitanu byonyine uyu mugoroba Imana iduha iyo yaduhamagaye tukayitaba tukayisanga ku musozi, twahagera tugatindayo. Tuvuge ngo amen. Ijambo rya mbere nasomye muri Bibiliya, irabanza ikawukwetuza inkweto zose zidakwiriye, kuko aho Imana iri haba ari ahera. Tuza tuvuye mu buzima bwacu busanzwe, icyo Imana ikora irabanza ikaduha ubwiza bwayo. Kugira ngo rero ibikore irabanza ikagukwetuza inkweto zose wambaye zidakwiriye, izo wambaye mu bitekerezo, izo wambaye ku munwa, izo wambaye mu birebere, izo wambaye mu migendere no mu mikorere no mu migambirire. Ikabanza ikakubwira ngo kwetura Louise, kwetura Jean Paul, kuko aho uhagaze ari ahera. Imana igatangira kukweza. Kandi nanezerewe, Imana ibifitiye imbaraga zo kweza umuntu wese yatumiye. Imana irabifite. Nimusoma muri Ezekiyeli 36 aravuga ngo nzabogesha amazi meza, mbakureho umwanda wanyu wose, nzabakuramo imitima ikomeye nk'ibuye, mbaho umutima woroshye nk'inyama. Ngo icyo gihe muzaba ubwoko bwanjye, nanjye nzababera Imana. Tuvuge ngo amen. Imana ifite imbaraga zo gutunganya umuntu wese ihamagaye, ikabanza ikamukiza amahage n'ibintu byose n'inkweto zose zidakwiriye. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo iki kintu cya mbere Imana ikora. Haleluya. Kandi natangaye iyo umuntu watumiwe n'Imana amaze kwezwa nayo, muvuga ngo Imana ibitangiye akazi. Kwezwa bita bifungura network hagati ye n'Imana, akajya yumva Imana nta gucikagurika. Ibyo bintu bituma umuntu atarambirwa, bituma umuntu atananirwa, kuko haba hari inkunga ituruka mu ijuru. Haba hari ibindi bintu biryoshye biruta ibyo wari urimo, biruta ibyo mu isi, bigatuma umuntu atarambirwa. Tuvuga ngo amen. Hanyuma rero iyo network idacikagurika biba byazanwe n'iki? Imana iba yamaze kugukwetuza inkweto zose zidakwiriye. Hanyuma rero ugatangira kumva Imana neza. Muvuga ngo full network. Hari abantu mukiniye full network y'Imana. Imana idufitiye service y'amasaha 24 yitwa gukwetura inkweto, ubundi tugatangira kuyumva. Kandi niba hari ibintu biryoha mu gutindana n'Imana n'ukumva Imana. Haleluya. Reka mbabwire icyanejeje. Hari abagabo babiri barimo berekeza Emawusi muri Luka, hanyuma ngo bagendaga bafite ibintu bitatu bikomeye. Icya mbere ngo bari buzuye umubabaro bavuga ngo umwami wacu baramwishe. Icya kabiri bari buzuye matiku avuga ngo n'abayuda bamwishe. Icya gatatu muriho muranyumva, ngo bagendaga bagaragaje umubabaro, hanyuma bagize umugisha ngo umwami Yesu ajyana nabo. Full network. Ngo akijyana nabo ngo arabaganiriza, aravuga we Imana ivuga neza. Nukuri Imana ivuga neza. Mukeneye uvuga neza, Imana ivuga neza. Niyo mpamvu abana b'Imana bagomba kwigana se bakajya bavuga neza.
mu bintu dukwiye gutunga nubwo tuvuka ahantu habi munsi y'ubutayu bwa Sara, dukwiye kwitoza kuvuga neza. Imana ibidufashe mu izina rya Yesu. Ntabwo gukizwa ari ukuvuga nabi, ari ugukangana, ari ukureba nabi, ahubwo dukwiye kwitoza kuvuga nk'Imana. Imana ivuga neza. Hanyuma nguko Imana ibaganiriza. Haleluya. Hari ikintu cyanshimishije nasomye muri Bibiliya cyanejeje umutima wanjye, ngo yarabaganirije bagera ku rwego bamusaba ngo twagumana. Ntibamuzi, ntibazi yava, ntibazi niyaturutse, ngo ariko kubera ukuntu abaganiriza ngo wumvishe imitima yabo ikeye, ngo imitima yabo kwicya ngo bumva bagumana nawe. Baramubwira ngo none se kushaka kunyuraho reka tugumane. Ngo bari bafite n'umutsima bagiye kurya, muriho muranyumva. Baramubwira ngo utwemerere nyuma yo kugumana tunasangire. ngo nuko uko bagumanye nawe, uko batindana nawe, ngo ahita amanyagura umutsima. Baravuga bati twakuvumbuye, ntabwo uri umuntu nkatwe, uri umwami Yesu. Haleluya. Ngo burira iruhande rwabo, ngo barangije ngo batangira kuganira, bavuga ngo wibuka turi kumwe atuganiriza ukuntu imitima yacu yari ikeye. Iyo umuntu yageze muri kino kirere, haleluya, akagumana n'Imana, Imana yarangiza ikamukiza ibikweto bidakwiriye mu buzima, ikikora bifungura network, umuntu agatangira kumva Imana. Bituma umuntu atarambirwa, bituma umuntu aryoherwa, bituma umuntu yishimye. Niyo muzabona ufashe 12 akayisoza ajya muri 30, akayisoza ajya muri 40, ni impamvu yi nuko full network ifungutse, araryoherwa kandi Imana ivuga neza. Tuvuge ngo amen. Icya kabiri natangaye, uko umuntu arushaho gutindana n'Imana, murumva ko icyambere yamaze kumukiza bya bikweto, itangira kumuremera ikirere cy'ibihe byiza. Muvuge ngo ikirere cy'ibihe byiza. Kandi natangaye, ahantu hambere Imana iremera ikirere cy'ibihe byiza ni mu mitekerereze. Hari ukuntu unajya imbere y'Imana afite ibitekerezo bivangavanze by'akajagari, imitekerereze njyahabi, ariko uko utindana n'Imana, Imana ikagenda yeyura, ukumva uratekereza neza, ufite gutekereza kw'Imana. Kandi nasomye Bibiliya nza gusanga mu bintu dukwiye gutunga no gutekereza neza. Hari umuntu nasomye muri Bibiliya, muramuzi mwese, ni umuntu wari ufite umwana, nimuvuga muraza kumenya izina rye. Hanyuma umwana we yikorera amarushanwa, arabyina, anezeza umuyobozi wari uhari icyo gihe. Hanyuma aramubwira ngo ndaguhemba iki kunejeje. Arangije aramupropoza, aramubwira ngo nushaka ndaguhana 1/2 cy'igihugu. Uyu mwana ntago yaravuyeyo, ariko agiye kubaza mama we asanga afite imitekerereze mibi. Mu kwa mbere yari afite imitekerereze mibi, yari afite ikirere cy'imitekerereze mibi. Mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane, hanyuma agera no mukokwezi, aramubaza ngo mama ko agiye kumpemba, arampemba iki? Ya mitekerereze mibi yishyira mu bikorwa. Aravuga ngo genda usabe igihanga cya Yohana. Muvuge ngo uyu mwana yahombejwe n'imitekerereze mibi. Mu bintu Imana idukiza, mu bintu Imana ituremera ikirere cy'imitekerereze myiza. Kandi ndafashijwe. Imana ibituremere mu izina rya Yesu. Narimvuze ngo Imana ibituremere. Ariko usanga umuntu atekereza nabi, ibintu byose bitekereza nabi. Nibirimo ishimwe rimwe twigeze gutaha, tuvuye mu bihe byiza byo gusoza umwaka. Nari nafashijwe bene data, nari nafashijwe cyane. Hanyuma umuntu umwe yashimye Imana, avuga amateka y'ubuzima bwe, avuga amazina bamwitaga, arabivuga byose arabisobanura. Hanyuma ntahana n'abantu, ntangira rero kubaganiriza, ndavuga nti nafashijwe. Naho ndi kumwe n'umuntu wari ufite n'imitekerereze mibi imbere y'amashimwe y'umuntu. Ahita avuga ngo buriya ngo yavugaga ikisi, ngo umuntu ngana kuriya ngo akavuga ibintu, ngo akavuga naho yabaye. Utuvuta twose natumeneyeho, natashye nyasubiramo mbwira Imana nterega turamenetse, gira ukuntu tugaruza. Imana ijye barinda abantu bafite imitekerereze mibi. Hari ukuntu umuntu aba afite imitekerereze mibi, wamubwira akantu kandi ni keza, agahita akubwira ko ari kibi, gisa nabi, ari kibi cyane. Ariko mu bihe byiza, iyo umuntu atindanye n'Imana, Imana yeyura imitekerereze mibi, ikamuzanira gutekereza neza. Tuvuge ngo amen. Aha kabiri, Imana iraba ibihe byiza, tuvuge ngo amen. Ni mu marangamutima, kuko amarangamutima nayo ararwara. Hari igihe tujya imbere y'Imana tugatindana nayo amarangamutima arwaye. Umuntu abihiwe, ashaririwe, ataryohewe, atishimye. Ugasanga umuntu hari ibintu ejo bundi nasanze atari byo. Mbabwira ukuntu atari byo. Hari ukuntu umuntu usanga buri gihe no mu buzima bw'urusengero avuga ngo nge narariwe mwana, ngo ndariye umuhari muzankore ubushakashatsi. Ndimo ndabaza abashumba banduta ngo bazambarize iryo jambo ryitwa umuhari. Ngo ntabwo njya mpfa guseka. Nyine urumva tugiramo ibyiciro by'abantu.
ngo nge ngo nariye umuhari ngo nta mikino ngira. None ukibaza uyu muntu ntazakomereka? Mureke mbabwire impamvu azarushaho gukomereka. Muri ministeri ya Yesu niyo yonyine umuntu aba yemerewe gukora ikintu uko acyumva, biterwa n'uko umwuka yakizanye. Keretse kubahiriza protokole y'uyoboye, ariko iyo tutari muri protokole y'uyoboye, umuntu wese muri ministeri ya Yesu yemerewe gukora ikintu uko acyumva. Niho umugore w'umunyarwandakazi azamura akagura ataware, nukavuga ati kandi mu buzima busanzwe ntabyo ajya akora, kuko ibintu biri gufata ubuzima bwe ni ibintu bidaturuka hano, ni ikirere gituruka hariya. Ntago mufashijwe. Hanyuma rero iyo uba muri ministeri ya Yesu ukomeretse, ukomereka kurushaho. Reka mbabwire abantu mukomeretse, mureke dusenge Imana ireme ikirere cy'amarangamutima kizima, kubera yuko abantu bazarushaho gukomereka. Mu minsi yashize naganirije abantu b'iwacu, mbabwira ukuntu tugiye kugira generation irimo abana badafite amatiku menshi, bariye gorirosi bakanywa na yawuruti. Murabizi tugiye kuza generation yindi yabariye gorirosi banywa na yawuruti, kandi bo ntago bazaba basenga yitanu babwira Imana ngo duhe ibiryo. Wowe ufite ubuhamya bwa avoka zidahiye no kubwirirwa no kunywa igikoma cy'akawunga cyonyine nta n'isukari, abo bazavukira mu masezerano yasohoye. Urumva na abana bazaba bavuga Imana neza, bakajya banivangiramo n'icyongereza. Kandi kurira no automatique, mwari mubizi, umuntu wese wahaze kurira biroroha. Kandi icyo gihe nibaza ko abaramyi wenda baranyumva cyane, ntabwo abo bana bazabaririmba za ndirimbo zivuduka. Oya, n'uturirimbo tugenda gake. Adonai Shama akabararize, oh hallelujah, thank you Lord. Urumva ubanye nabo rero ukomeretse. Mu bintu Imana ikora iyo twatindanye nayo, ituremera ikirere cy'ibihe byiza mu marangamutima, ku buryo umuntu akira akabohoka agakira. Kandi Yesaya 6:1 Yesu yarabivuze, yaravuze ngo naje gutanga ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, naje gutanga umunezero mu cyimbo cy'ubwirabure. Haleluya! Naje kumenyesha imbohe ko zibohowe, naje gutangariza ibyishimo bari mu nzu z'imbohe. Yesu mu bintu yaje gukora, yaje no kubohora amarangamutima. Mu bintu bimbabaza ni umuntu usenga yarangiza akabyita ko ariko ateye, ngo nge ngo niko nteye, ngo birazwi ko nabishye. Uzabiha bizakugora. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Hari n'ukuntu umuntu anabijyana no mu mwuka. Kera hajyaga habaho abanyamwuka, mwebwe mwaje baragiye, umuntu aho yuzura umwuka wera akaba yagucisha mu idirishya, ariko wabireba ukabona mu mwuka ameze neza, ariko amarangamutima ararwaye. Kuko Yesu we, muriho muranyumva, Yesu we yanapfiriye n'abantu batari bihana. Ntago munyumvise. Ajya kudupfira muri mwebwe mwese, nta wari uhari, nta wari wakiharinye, nta muntu wari wakabonye ubwo buzima. Ntabwo yapfiriye abantu bafatika, yapfiriye abantu badafatika, ariko areba mu isi y'umwuka. Yampfiriye ntafatika, ariko andeba, avuga ngo byanze bikunze nzaguha ubwo buzima. Urumva icyo gishoro cy'urukundo? Muriho murabyumva. Ariko hanyuma ugasanga umuntu yanabifatanije n'impano, n'umuntu ubishye, avuga nabi, akora ibintu nabi. Imana iduha ikirere cyiza cy'amarangamutima, kubihirwa, ipfunwe, agahinda gakabije, intimba, kuba indakare, kumva warariwe, nta mikino, nta mbabazi ngira. Imana ibiturinde mu izina rya Yesu, kandi Imana ibidufashe mu izina rya Yesu. Murumva ko ari cya kabiri Imana ikora iyo umuntu yatindanye nayo, yayitabye agatindana nayo, nuko ikuremera ikirere cy'ibihe byiza. Hari ikintu navumbuye ejo bundi, mwari muzi ko kutanezerwa hari igihe umuntu aba afite abadayimoni 4. Nibo nagerageje gukorera umubare. Umuntu baririmbye, bararamye, turabyina, ukabona umuntu ameze nk'umusirikare wacitse ikosi itarangiye. Hari igihe umuntu afite abadayimoni nka 4, hari igihe umuntu aba afite. Koko ibintu byose byakozwe, none umuntu ari kureba gutya, wagira ngo ni ushinzwe umutekano wa hano. Imeze atya. Twaririmbye tugenda gake, Adonai, kandi turi mu kinyejana abantu bazi kuririmba. Ntabwo ari nka bya bindi bya kera twahimbaga indirimbo ku cyumweru tukayirepeta. Ntabwo ari byavuguvuguvugu, urumva baramanuka bakazamuka bagakata. Mbese Imana yanashyizemo n'utuntu dukwiranye na generation, ngo abantu basibiye yumvemo. Ariko ukabona umuntu amerero, ukaba ni umujanja wide, ni Boko Haram. Ni ukuri mu bintu Imana ikuremera, muri bino bihe byo kuyegera, muri bino byo kwitabira ubutumire bwayo, muri bino byo gutindana nayo,
ikuremera ikirere cy'ibihe byiza. Haleluya! Kuko Imana ibifitiye ubushobozi, Imana ibifitiye uburyo, bitari uburyarya, bitari ukwiyerekana uko utari. Byakumera nka bya bindi bikunda kuba mu makwe y'i Kigali, aho usanga amarena ategeka umukobwa nutanezere ngo ariko seka, agasa n'ushinyika ariko adaseka. Imana ituremere bya bihe by'imbere ku buryo ubyumva. Kandi nakunze Imana, kure y'induru z'abarasana, kure y'urusaku niho Imana ikorera. Iyo dufite ibihe byiza ni ikimenyetso cy'uko Imana itangiye akazi. Kimwe mu bintu kizakubwira ko Imana itangiye akazi ni ibihe byiza. Imana ntiyakorera mu kajagari, Imana yakorera mu kubiha, Imana ntiyakorera mu marira, Imana ntiyakorera mu gahinda, Imana ntiyakorera mu ipfunwe. Imanura ibihe byiza bikakubwira ngo ndatangiye, ubu ndatangiye gukora. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Haleluya! Njya mbabara, ejo bundi namenya akantu muri Bibiliya ntabwo najyaga mpa agaciro. Mu byakozwe n'intumwa 12 uhere ku murongo wa 13 cyangwa se ugahera ku 8 hepfo gasoma, namenya amakuru. Hari umukonikoni. Ngiye kubasobanura umukonikoni n'umupfumu aho bitandukaniye, byatumye njya kubishaka. Umupfumu ni wa wundi bajyaho bagiye gushaka indagu, bagiye kumubaza amakuru, akababwira uko bizagenda. Ariko umukonikoni, ndashaka kubasobanura ububi bw'umukonikoni ugereranyije n'umupfumu. Umukonikoni we ateza ibyago, hanyuma bakajya kumushaka. Dore nijoro ushobora kuba uryamye uruntu rukagukubita, none bakabwira ati hari umuganga uruvura, ukajya ugiye kumushaka, naho arabwenge niwe warwohereje. Murumva ko context ziratandukanye. Umukonikoni niwe mubu ugereranyije n'umupfumu, kuko umupfumu ntiyiyenza, ariko umukonikoni wagira gute? Nimujya munarwana n'intambara z'umwuka, mujya mumenya na kategori z'ibyo murwana nabyo. Ntugakoresha imbaraga wagakoreshe ku mupfumu ngo uzikoreshe ku mukonikoni, kuko ntizikora. Hanyuma ngo uwo mugabo yari umukonikoni ukomeye i Samariya, ngo bakamwita imbaraga y'Imana yitwa ikomeye. Ngo nawe akajya avuga ngo ariko nanjye ndakaze ngo kubera ko yabatangarishaga iby'ubukonikoni. Hanyuma rimwe haza umugabo wari wuzuye ubuzima bw'Imana witwa Filipo, ngo aramanuka ageze i Samariya, ngo atangira kuvuga ibya Kristo. Uko abivuga niko Imana irema ibihe byiza mu bantu. Icyambere ngo abadayimoni basohoka babwejagura. Iyo twatindanye n'Imana hari imbaraga zitongera kutwegera, hari ibintu bisohoka mu bantu bibwejagura. Kandi ibihe byiza biriyenza, ntabwo biguma hano, birasohoka bikajya mu ngo, bikajya muri kaminuza y'u Rwanda, umuntu akumva ibihe byiza atazi iyo biva, ariko igicaniro kirihe? Kiri hano. Imana iduha ubwo buzima, turenga urwo rwego. Imana iduha ubwo buzima mu izina rya Yesu, ku buryo tuba turi hano igicaniro kikajya kijya kwiyenza, kikavuga kiti hariya narangije gukora akazi, reka ngende mfasha abasazi bari hano n'abandi bantu. Umuntu akajya yumva ibihe byiza ahanyuze. Haleluya! Kandi ndafashijwe, ngiye kuganiriza abaramya akantu kanejeje. Mu makuru, mu bushakashatsi bakoze bari gushaka umuntu uzafasha Sawuli, yararwaye imyuka mibi. Murabizi ko atanze amakuru yavuze ko ari Dawidi. Abahanga basobanura ko impamvu yatanze amakuru ko ari Dawidi, ngo iyo Dawidi yatangiraga gucuranga ari mu ishyamba, abantu bajyaga ahari gucurangira, ngo wumvaga ibihe byiza. Umuntu ufite umunabi, umuntu urakaye, umuntu bitagenze neza, wajyaga hafi yaho Dawidi ari gucurangira. Noneho ngo yari afite ikirere cyarenze ubuzima bwe. Ibihe byiza byari byararenze ubuzima bwe, bikazana n'abandi bihe byiza. Hanyuma ngo bikazana ibihe byiza mu bantu. Babajije ngo ninde wafasha Sawuli kafatwa n'imyuka mibi, avuga ati ngiye mfite umugabo witwa Dawidi, ni mumuhamagare muvuge ngo amakuru yatanze yariyo. Haleluya! Ngo yagezeyo imyuka mibi ifashe Sawuli, ikimufata ngo Dawidi aracuranga. Agicuranga imbaraga ziramanuka zicecekesha imbaraga z'umwijima, ngo nuko Sawuli yongera gusubira mu buzima busanzwe. Tuvuge ngo amen. Mu bintu Imana ireme iyo twatindanye nayo, ituremera ikirere cy'ibihe byiza. Kandi mu bintu ukeneye byihutirwa mu gusoza uyu mwaka, ukeneye ikirere cy'ibihe byiza, kuko Imana ntikorera mu kajagari. Imana ntikorera mu kajagari, ntikorera mu bitekerezo birimo akavuyo, ntikorera mu kajagari, ntikorera mu marangamutima arimo akajagari. Iyo umuntu afite ibihe byiza, ni ikimenyetso kikubwira ngo Imana itangiye gukora. Hanyuma rero nibabwira uwo mukonikoni, murumvaga icyambere cyabaye abadayimoni basohotse mu bantu babwejagu. Kabiri, ubumuga bwabo burakira.
gatatu wa mukoni ngo arumirwa, aravuga ati mbonye Imana noneho. Abonye ibintu Filipo arimo arakora, ubwoba buramwica. Ndimo ndasenga ngo Imana yongere igarure icyubahiro cy'itorero. Isi yongera ivuga ngo ni hehe namujyana. Kandi ejo bundi Imana yarabinganirije. Mbabwira ukuntu Imana yabinganirije. Imana yarambwiye ngo hagiye kugera igihe ku buryo ba Namani muramuzi wari urwaye ibibembe, abaza ngo ni hehe, bamubwira ngo nta handi ni muri Isiraheli niho hari Imana. Kandi nibagera muri Isiraheli bamubwira ngo ibwami ntibikora, ariko kwa Elisa birakora. Abantu batindanye n'Imana, abantu bari kumwe n'Imana, isi igiye kumenya yuko bafite Imana. Tuvuge ngo amen. Kandi Imana iguhereho mu izina rya Yesu. Ukeneye ikirere cy'ibihe byiza, niyo twagarukira aka karakomeye. Ni ukuri ukeneye ikirere cy'ibihe byiza, ukeneye ikirere cy'ibihe byiza. Imana ibiduhe, Imana ibiduhe mu izina rya Yesu. Uzi ko i Samariya habaye umunezero mwinshi, abantu baho baranezera. Uzi iyo umuntu anezerewe uraririmba, nubwo butazi kuririmba uririmbisha. Ngewe ikigaragaza yuko Imana igiye gukora, numva umunezero mwinshi. Iyo numvishe umunezero mwinshi, haleluya, bitamenya ko nkwiye kuba maso cyane. Hari ibintu Imana igiye gukora bikomeye. Ni ikimenyetso cyubwira ngo mpagaritse akajagari, mpagaritse akavuyo, mpagaritse ibintu byose byakora guko byishakiye mu buzima bwawe. Nanjye ndashaka ikirere nkoreramo. Imana ikorera mu munezero mwinshi, Imana ikorera mu bihe byiza, Imana ikorera mu kirere cy'ibihe byiza. Haleluya, haleluya. Murabyibuka abatambyi mu rusengero rwa Salomo barimo batamba ibitambo, bagiye gutamba ibitambo, ngo bagiye kumva bumva ibihe byiza biramanutse, naho icyubahiro cy'Imana kije kibikurikiye. Ngo bagiye kubona icyubahiro cy'Imana kiraza cyuzura urusengero. Kimaze kuzura urusengero, ngo abantu bose baribwiriza barapfukama, baravuga ngo nimushimire Uwiteka kuko imbabazi zihora iteka ryose. Haleluya. Imana ikuremera ibihe byiza. Icyo ni cya kabiri Imana ikora. Iyo rero umuntu amaze kugira ibihe byiza, haleluya, kwizera ko umuntu gutangira kubyibuha. Iyo kubyibushye cyane agatangira gutegeka ibintu bikomeye. Narivuze ngo iki? Iyo ibihe byiza bimaze kumanuka, Imana iba yamanutse. Nubu gifite ubwoba, nubu gifite ihamuka, nubu gitewe ubwoba n'ibiriho, nubu gitewe ubwoba n'inzugi n'imisozi, kwizera kurabyimba. Iyo kumaze kubyimba, haleluya, utangira gutegeka ibintu byose bikomeye. Winjira mu kirere cy'itegeko. Tuvuge ngo amena. Haleluya. Kuko uba wegerewe n'imbaraga z'Imana zituma wumva wizeye. Tuvuge ngo amen. Utegeka iki rero? Utangira gufata mpiri ibyari bimaze iminsi bikwirukaho. Donc urihimura. Uravuga uti daimon umaze iminsi unyirukankaho, mpagaze mu mbaraga, ndagutegetse. Muvuge ngo ibyo bintu birakora. Utangira kuri turi imisozi yaguhagaze imbere, utangira kuvugana nayo. Ni gutera ubwoba ngo ikwicarire, urayihagurukira. Kayibwira ngo wa musozi wabagaze imbere, ndagutegetse. Ugatangira muriho muranyumva gucecekesha imikorere y'isi y'umwijima imaze iminsi yarakuzengereje. Utangira gutegeka ibyugi bicinze mu nzira zawe, ukavuga ngo muravamo. Ukutindana nako niko Imana igutiza imbaraga. Urava mu nzira, wabyugi urakinguka. Murumva ko icya gatatu kwizera ko umuntu kurabyibuha. Habanje murebe hano kumukweturaho ibintu byose byatuma Imana idakorera mu kirere cye. Irabirangije, imwinjije mu kirere cy'ibihe byiza. Tuvuge ngo amena. Imwinjije mu kirere kwizera ko gutangiye gukora. Urumva yatangiye akazi. Wahava talas andoleko ni wahava. Utangira gutegeka ibintu bikomeye, utangira kugira ubutwari mu isi y'umwuka, utangira kumva nta kintu cyagushobora, kuko mu ruhande rwawe ntuburi wenyine, uri kumwe n'intware eshatu. Uri kumwe n'Imana Data, uri kumwe n'Umwami Yesu, uri kumwe n'Umwuka Wera. Kandi izo ni intwari zikomeza umuntu wese. Tuvuge ngo amen. Ese murimo murafashwa? Ndimo ndababwira ibintu Imana ihakorera. Icya kane, Imana itangira nayo gufata imyanzuro rero. Kwizera kwawe gutangira kurema ibintu bidasanzwe. Iyo gutangiye kurema ibintu bidasanzwe, Imana yitangira gufata imyanzuro. Kandi igafata imyanzuro ikomeye ku buzima bwawe. Kandi bimwe ikagenda ibikora ukiri muri ayo masengesho. Tuvuge ngo amen. Haleluya, haleluya. Reka mabwira imyanzuro yenda nk'itanu Imana ifatira muri ibyo bihe. Icya mbere ni ugukuraho ibyago n'amakuba byari biguteye bitunguranye.
mu bintu navumbuye, nta muntu utindana n'Imana. tuvuge ngo amena. ngo agere kuri uru rwego Imana ifata imyanzuro. Imana ihitera ku byago n'amakuba byari biri bugufi. Nkuko byashaka kugutungura niko n'Imana ibitungura ifata imyanzuro. Ubu ntimwatindanye n'Imana. Hari ibintu Imana yafatiye umwanzuro mutazabona bibaye. Ntimuzatekereze ko ari imbaraga. Ni amaboko y'Imana maremare, ni ukuboko kurambutse, ni ibirwanisha Imana yakoresheje, ni ibintu Imana yahagaritse. Ndashaka kubaganiriza, munyemerere mu mwanya nimurangare. Ntagire ureba muri telefone, ndi hafi gusoza. Kandi Imana yanganirije bino bintu. Haleluya. Nta munsi numwe ndatindana n'Imana ngo Imana ye guhera ku Imana ihitera ku myanzuro y'ibintu byashaka kundwanya bintunguye. Mbabwira ibyari by'Imana iheraho: impanuka, urupfu rutunguranye, inkongi y'umuriro, gushya kw'abana, gutangirwa n'abajura, kugirwaho ingaruka n'abagome, za ndwara zigaragara zitunguranye zitwara ubushobozi. Utangira kumva Imana iri gufata imyaka iti hari ibintu byari biguteye bitunguranye, nanjye mbifatiye umwanzuro, kandi umwanzuro w'Imana nindakuka. Icya kabiri, umwanzuro wa kabiri Imana ifata ni ugukuraho, itangira gukuraho ibintu byose, gukuraho gusebera mu ikorosi wari uhagazemo, abantu biteguye ko haba ikintu kigusebye. Talasi andone ko hari igihe umuntu aba ahagaze ahantu abantu baguteza iminsi biteguye kuzogeza warisebeyemo. Iyo utindanye n'Imana ifata umwanzuro, iravuga ngo no 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 no, ntuzariseberamo. Niyo mpamvu Imana itangira kukubitsa amabanga akomera kugira ngo nzabana nawe. Ntabwo uzaseba, ntuzamwara, ntuzakorwa n'isoni, ndi kumwe nawe, nzakugirira neza, nzagutabara. tuvuge ngo amena. Ntibikunda, ntabwo bikunda upfa kuba watindanye n'Imana. Imana itangira gufata imyanzuro ikomeye. Iko bigenda. Icya gatatu ni ugushyiraho inzira aho babanega ibyugi bikinze. Imana itangira kwiyenza ku byugi, kakubwira iti wowe ntugire ubwoba, usiyogopa, nkurikira gusa twigendere. Talasi ando. Mu yandi magambo, Imana ihinduka master key yawe, irakubwira iti wowe nkurikira. Uri aho ngaho, uri mu bihe abantu bagize ngo nihuri, naho uri mu nzira ugenda ujyaho akazi kawe gakorerwa. Uzi ko umuntu abasenga hano ari muri mariage yigezemo, Imana ikajya imubwira iti ubukwe bwawe ndabukoze. Uzi impamvu? Nuko Imana iba hashize, iba none, iba nahazaza. Ntabwo Imana ikubwira ngo ikoze ubukwe itaburimo. Wowe nturabugeramo, ariko yo yicayemo. Ni coordinateur, ni protocol, yaguteye inkunga y'amafaranga, yaguhaye byose. Ndashaka iri joro mumenye ibintu mwiteje biraremereye, kandi mushumba warakoze. Talasi andole ko tamalatika andole ko Imana yarakoze kubahamagara. Haleluya. Ndumva mfite ibihe byiza byo guhanura. Haleluya. Imana yarakoze kubahamagara. Imana ntishobora igiye gushyiraho inzira aho banaga ibyugi bikinze cyane. Tindana nayo wowe, niyo yagutumiye. Imaze kugutumira witabira ubutumire, tindana nayo. Tinda kuri uwo musozi Imana iri, uyireke. Abantu bazagira ngo nihuri naho uri gutembera muri Amerika, Arizona. Kandi igihe kigeze Imana iraguterura, irema ibyangombwa byose bifatika. Bakabona uciye i Kanombe, bakabona uragiye, bakagira ngo niho byaremewe. Ntabwo ariho byaremewe. Byaremewe muri bya bihe wicaye utuje utindanye nayo. Nibwo Imana yateguye urugendo. Bari mu byashaje, ibishya byaremwe kera. Ibyo mubona aka kanya ntabwo biremwe aka kanya, byaremwe kera. Abantu ibyo mubonye ni ibishaje, ku Mana birashaje. Haleluya. Haleluya. Icya kane nuko Imana itangira kukungura ubwenge mu bintu wari warabuze uko wabikora. Itangira kuganiriza ikagira iti uceceke, utuze, nturwane, kandi iyo tekinike Imana iguhaye irakora. Zaburi 32:8 haravuga ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura. Ariko Mana uri igitangaza. Imana ijya yigira umwarimu, ikigira umutrena, ikigira koca, ikakwereka inzira unyura. Kandi iravuga ngo nzakugira inama, kansara, ijisho ryanjye rizakugumaho, uburinzi bwanjye.
hari ibintu abantu bavuga ngo bashyizemo akuma ngo gatuma umuntu bagenda bamukurura, ngo afite ka GPS. Mujya mubyumva babivuga. Imana ifite iyo yakushizeho amaraso yayo ni GPS. Ukata muri quartier Matewusi ijisho rikuriho. Ubu muraha ijisho ryayo ribariho, kandi ijisho ryayo ryibitsemo imbaraga. Iyo rirabye mu banzi, amagare ya Farawo acikamo igikuba. Nimugire ubwoba, ijisho ry'Imana niba rikuriho nirireba mu magare ya Farawo azacika igikuba. Ntashobora gukomeza ijisho ry'Imana rituriho. Imana ikebuka gutya yareba mu banzi, amagare yabo agacika igikuba. Tuvuge ngo amen. Komanga uwo mwegeranye mumubwire ngo ibyo bintu urabyumva. Imana ihabwa icyubahiro. Ikindi ni ugukurwaho kw'imigambi mibi yateguwe, hasigaye gusa kwaboneka uburyo igashyirwa mu bikorwa. Iyo utindanye na Imana yivanaho. Icyanyuma kugira ngo nsoze, haleluya, nuko udashobora kuva muri ibyo bihe. Imana ntishobora gukora ikosa ryo kutaguha ibintu, muriho muranyumva, bizagirira abandi umumaro. Iyo utindanye n'Imana ntabwo igarukira kuri wowe. Icyanyuma ikora iguhereza ibintu bizagirira abandi umumaro. Yafashijwe kandi abantu bose batindanye n'Imana bakajya ku musozi bagati bavuyeyo bafite ibintu byagiriye abandi umumaro. Murambaza ngo bari bafite iki? Niba mukeneye ubuhanuzi bw'ibihe nimutindane n'Imana, muzabuvana aho ngaho, butavangavanze, butarimo akajagari n'akavuyo. Ubuhanuzi bw'ibihe buzagira abandi umumaro. Haleluya, haleluya. Ibyo Imana ishaka mu buzabimanukana kuri uwo musozi kandi bibeshaho abandi. Muzahamanuka ubuhamya buhumuriza abandi, zababwira ngo nayibonye Imana, Imana nayumvise. Yesu ashimwe. Muzahavana amavuta yo gusengera abandi, muzahavana amavuta yo kuririmba abantu bumva ubuzima, muzahavana amavuta yo kubwiriza abantu bumva ubuzima. Iyo umuntu yatindanye n'Imana uhavana ibintu bigirira abandi umumaro. Tuvuge ngo amen. Twongere nawe tuvuge ngo amen. Mu mwuka ndimo ndirukana kugira ngo dusenge, ntago ngewe nza gutinda kugira ngo dusenge. Yesu ashimwe. Ndashaka dusenge. Mu mwuka ndimo nirukana nukubaho muri buno buzima tubaho muri Afrika, kandi ndashaka mu nyumve neza mbivuge ntuje. Ari ugasanga ubuzima bwose umuntu yabaye harya anywa yambara, nta muntu yigeze agirira umumaro. Kandi tugira abantu babayeho gutyo, ugasanga niwe n'umugore we n'abana be, muriho muranyumva, ariko mu buzima busanzwe nta muntu wazahagarara ngo avuge ngo kuba ndiho ni Jean Paul wangiriye neza. Bene da mundebe hano mbabwira agahinda kanjye dusenge. Nta muntu ushobora gutindana n'Imana ngo azahava adafite ibintu byagirira abandi umumaro. Niba twaratindanye n'Imana tugomba kugira ubuzima bugirira n'abandi umumaro. Kandi ndaratangaye, Yesu ashimwe, nabonye umuntu adashobora kukwibuka ko wabwirije. Umuntu ashobora kutakwibuka ko waramije Imana uyiramye ngo uyivuge, ariko umuntu wakoreye ikintu mu gihe yabonaga ntacyo aguca, ntacyo umukeneyeho, ukakimukorera nta nyungu utegereje, gihinduka inyama mu zindi. Mbaho urugero kugira ngo dusenge. Hari umugabo witwa Baziliraye yari atuye ku mupaka i Galeyadi. Hanyuma Dawidi arahunga, muramuzi Dawidi. Amaze guhunga aragenda ajya ahantu mu buvumo. Uyu mugabo yumvishe ko Dawidi yahunze, naranezera umutima wanjye urishimye, ngo yamujyaniye ibintu. Muzasome Bibiliya, muzasome muzatangara. Yamujyaniye amasafuriya, amujyanira ibikombe, muriho muranyumva, amujyanira amavuta, amujyanira ubuki, amujyanira inkwavu, amujyanira ihene, amujyanira intama. Arangije anashyiramo n'akantu kantangaje, amujyanira n'injugu. Niho hantu hambere nasomye injugu muri Bibiliya. Amujyanira n'injugu. Hanyuma ibyo Baziliraye yari umukire, ntabwo yari ruswa, yari arimo aha Dawidi cyangwa kumwikundishaho, ahubwo nuko yamenye ko Dawidi ari mu bihe bikomeye, ngo amenya ko abasirikare bari kumwe bananiwe, arabimujyanira. Ako kantu rero Dawidi yibagiwe ibintu byose, ariko Baziliraye yabaye nka sigini ihora mu mutwe, yabaye nk'ikintu gihora muri screen y'ibitekerezo bye. Hanyuma Dawidi abonye umugisha wo gusubira i Yerusalemu, abwira abo bari kumwe aravuga ati mugende mumuhamagarire Baziliraye.
aho nzarara niho azarara, ibyo nzarya nibyo azarya. Ngo ageze kwa Bazirayi naramukunze, kandi Imana izaduha ubwo buzima, izaduha ubwo bukire ariko budafite ubuhahara. Hari igihe umuntu akira ariko ugasanga afite ubuhahara, arakize ariko ubuhahara bumutera umutima na hypertension. Mwari muzi ko ubuhahara butera hypertension? Gukurikirana muri kantu kose ukamenya ese rishaza rimwe ryaguye kubera iki ryaguye, ugera ukarwara wazapfa. Imana izabiturinde. Imana nimara gusohoza bya bindi yavuganye namwe, izabarinda kuka kitwa ubuhahara. Kugira ubuhahara cyane bitera umutima. Ariko ngo abantu mwagaburiye bari bangahe? Kandi ubwo n'abana, umugore ati ni 6. Uzi kugira umugabo ukize ubuhahara ubaho utabayeho. Ariko izo nkweto waziguza nga uti 3 se kuki utagiye gushaka iz'Icyatanu? Ukibaza uru rugo ndajya mu isoko ry'Icyatanu. Hanyuma icyantangaje ngo abibwiye Bazirayi amubwira ijambo rimwe, aramubwira ati jewe ntabwo ngifite gahunda yo kujya muri kapitali, muri Yerusalemu. Icyambere sinkiryoherwa, singishimira ibyo birori umbwira, kandi Bazirayi naramukunze ku rwego rukomeye, maze iminsi nsenga ngo Imana izajya ibahuza n'abantu bameze nka Bazirayi. Wumva ukuntu yabigenje, nta nubwo yohereje umwana we, ntabwo yakonekitinze umwana we, yakonekitinze umugaragu. Muzi impamvu? We yari afite ibyo azaraga abana, yabonaga abana ntacyo bazaba, ariko akabona umugaragu ashobora kuzavira amaho, amukonekitinga ibwami. Abwira Dawidi aravuga ati mu cyimbo cyanjye twara umugaragu, ngo aramujyana. Ariko Dawidi nyuma ari hafi yo gupfa amenya ko Bazirayi yapfuye. Mu byo yabwiye Salomo muzasome, yaramubwiye ngo Salomo, hari ibintu nshaka kuzirikana, mu bintu utazibagirwa ntuzibagirwe umwana wanjye, umugabo witwa Bazirayi. Abana bazajya basangirira ku meza. None mbabaza ikibazo, abana ba Bazirayi bagize muri kapitali bati, baririye ku meza y'ubwami bati, ni umuntu ufite ikintu yakoze mu buzima bw'umuntu. Mu bintu Imana izagukiza uburetwa bwo kwizenguruka wenyine. Nutindana n'Imana uzasohoka kugirira abantu umumaro mwinshi. Haleluya! Ku buryo no ku rupfu rwawe batazajya biriza amarira yo kwihata n'ay'umuco, bazajya barira amarira ya nyayo, bavuga ngo ni ukuri yatugiriye neza, natahe yatugiriye neza. Tuvuge ngo amen. Imana ibidukorere mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo Imana ibabehe mu izina rya Yesu. Utindane nayo ku buryo uzavana imbere y'Imana ibintu bizagira abandi umumaro. Reka mabwire icyanyuma kigira abandi umumaro. Mwari muzi ko umuntu atindana n'Imana akazahavana ibyangombwa by'abana batagizemo uruhare, batari banavuka. Ugasanga umuntu afite ibintu azabaraga yamaze kubaraga, kubera ko yatindanye n'Imana. Imana igenda ikora transfer, ikavugana nawe ikavuga ariko n'umwana wawe nzamugirira gutya, ntahari ntaravu. Mundebe hano ngiye kuba challenging abasore muri hano n'abakobwa, aho kugira ngo ngewe nshaka umuntu ugaragara uyuyumbye, ntari numva ikirere cye cy'umwuka, nashaka uwo numvise ikirere cye cy'umwuka nkamenya iyo njye. Mundebe hano nabonye harimo abasore n'abakobwa benshi, aho kugira ngo nshaka umuntu dukubitanye muri quartier ndeba kubona yambaye neza, asa neza, avuga neza, ntazi ikirere cye cy'umwuka, nabanza nkakubita icyumvirizo nkashaka uwo nzi ikirere cye cy'umwuka nkamenya iyo bigana. Kuko mu isi y'umwuka ushobora kubona umuntu ayuyumbye ari muremure ariko yanditseho towa, nta kintu yibitseho, kubera ko uyu mwaka 2025 ushobora gusiga utamusobanuye, ariko 2026 kazasobanura uwo ari we. Ntago munyumvise, kubera ko kubona Yosefu uriya ndeba hano tuvugana, ndeba hano hari ijambo ushaka kukubwira. Iyo hagira umukobwa w'umunyegiputakazi ubona Yosefu muri gereza akamufata neza, ntago mufashijwe, akavuga tuyu iyo bamenye ikirere cya Yosefu akazajya musura muri gereza, akamureba neza, akamufata neza, akamucera ishinga bya bindi muvuga. Yosefu yari kuva muri we wa mbere areba, ariko ati simpagarara ngenyine mu birori, gutumira iwacu bakaza biratinda. Ariko Louise, ariko abakobwa bari bahumirije, abakobwa borokore n'abasore ndabasengeye, muhumuke, amaso yanyu yumve, network zo mu ijuru zikore,
wumva imana neza ujye umenya n'ikirere cy'umuntu. Ntabwo munyumvise, sibyo mwene da? Buriya iyo hagira umukobwa ubimenya akamenya ikirere cye akamufata neza muri ya myaka yose yafunzwe, buriya afunguka yari kumuhemba iki? Niyo atari kubana nawe yari kuzamuhemba kuba sekreteri. Kandi murabyibuka ko yoboye ministeri 3: iy'ububanyi n'amahanga, iya finance y'ubukungu, n'iy'ubutaka n'ubusaruzi. Urumva aho umukobwa ari kubageze? Ariko kubera ko ubwo birashoboka ko hari abagenderaga muri quartier bagendera gusa n'abahungu barebare bakoze tize. Imana ijye ibafasha guhumuka, murebe mumenye ikirere. Kuko ushobora gusanga Yosefu muri gereza mu gitondo, nimugoroba ukamusanga ari ahantu udashobora kumusuhuza, yatumbagiye yazamutse. Ushobora gusanga Morodekayi ku irembo, nimugoroba ukamusanga bari kumutembereza. Haleluya! No muri connectivity, kubera ko ntabwo nzabona umwanya wo kubigisha, ariko mu bintu umuntu akwiye kuvana imbere y'Imana aratindanye nayo, hari abantu bagera mu byiciro nk'icumi umuntu agomba kuvanayo. Abambere n'aba connectors. Connectors ni umuntu uguhuza n'ibintu byiza. Aba connectors ugomba kuvanayo, abambere turabahishurirwa, kandi ukamuhishurirwa ari ahantu habi ukamufata neza, naho ni uzakubera ikiraro uzuriraho ukagera hakurya y'Imana yavuze. Reka mabwire, hano muri aya materaniro harimo umuntu udashobora kugera ahantu Imana yavuze adafashijwe n'uwitwa connector. Kandi uwo connector ashobora kuba uyu munsi agiciriritse, aburara mubana no muri quartier utanamuzi kubera kudahishurirwa ikirere, musengana, muririmbana, muramye. Ariko umumenye ukamenya ikirere cyukacyumva, ukihuza nawe hakiri kare, ukamuha ibiryo. Nta muntu wibagirwa isosi. Umuntu yakwibagirwa indirimbo baririmbye mu rusengero, akibagirwa umuvuga ubutumwa wabwirije, ariko nta muntu wibagirwa isosi ashonje, ntawe ubaho. Ndafashijwe Jean Paul. Haleluya! Ntawe uyibagirwa. Rero umumenye hakiri kare. Hari ukuntu abarokore babana nabi, ugasanga umuntu mubana n'umuntu murarimbana gusa, murasengana, muragendana, ariko ntuzi ikirere cye, ashobora kuzaguconnectinga. Ntago abantu banyumvise. Murashaka mbaho ingero ntazo mbaho. Iyo hagira umuntu umenya Yozefu, ariko ndafashijwe Jean Paul kabisa, akamenya akagira nk'umukobwa umumenya w'umunyegiputakazi, n'ubundi yashatse umunyegiputakazi, akamenya Yozefu, yarangiza akamufata neza, afunza akajya musura, yari kuvamo akamusigiraho. Ariko kubera ko bamurebaga nk'uwirirwa kubura, bakagira ngo nugukubura gusa, naharyamanye ibintu biremere, aryamanye ibyemezo by'Imana bikomeye, aryamanye ibintu biremereye. Tuvuge ngo amena. Hari abantu binjiye mu nkundo zibapfira ubusa, hari abantu binjiye mu bintu byo guconnectinga n'abandi, ahubwo barakurya barakumara. Ukeneye guhindura, ukeneye kubanza ukumva ikirere cy'umuntu. Kandi nubwo Imana yamukwemeza aciriritse, aryama mu ikanivo, amazi maba mutembaho, mufate neza, kuko Imana iri kumwe nawe niyihindura ibintu. Ejo mu gitondo imbaraga z'Imana zabihindura. Haleluya! Imana idushoboze. Ntabwo nzabona umwanya wo kubabwira, ariko mu kwiga connector ukeneye guhishurirwa, kuko connector ni uhinduka bridge, ni uhinduka ikiraro. Ashobora kugeza ahantu utakwigera. Nawe ubana n'abantu gusaba kurya, batanagushimira, batanagufasha. Erega hari ukuntu ujya kugurira umuntu ugasanga n'ubundi arahaza, nukurangiza umuhango, kandi ugasanga nta n'umwanya afite, ariko kuvuga ariko dufite ibintu byinshi turi gukora uyu munsi, banatinze kuderivaringa. Hanyuma ukumva arimo arakubwira ariko n'ubundi ntago ikawa nyimara. Nyamara ushobora kugurira umuntu ikawa akaryoherwa, bikajya bimubikamo utuntu tw'imigambi myiza. Hano hari umuntu wize muri boarding. Kera muri boarding hari ahantu twabaye haba inzara. Iyo umuntu yakuguriraga irindazi, bamushyira ku rutonde rw'abantu uzagirira neza waguze imodoka. Aravuga ati nshingiye kungurira irindazi byonyine byaguraga 50. Irindazi rya 50 yarari kuguriraga, ugahita umwandika ku rutonde ukavuga uti Theonest, ni umunsi nzahembwa ya mbere, muriho muranyumva, nzamugirira neza. Ikimenyetso cyerekana ko ibyo bintu tukibizirikana iyo duhuriye nk'hano mu mujyi, uzi ukuntu umuhobera, uramuhobera ugashyiramo n'indishyi z'akababaro, atari urukundo gusa, atari uko mwiganye, ukamuhobera ukibuka ikirindazi. Indirimbo mwaririmbanye muri korali warazibagiwe, ariko irindazi racya displaying. Imana ibibashoboze mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo Imana ibibashoboze mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusenge.
tindana nayo. Yaragutumiye urazamuka, gumana nayo, irinda ibintu byose, hanyuma wemere umurimo Imana igenda ikora, bizasoreza ahantu heza. Imana iguha ibintu bizagira abandi umumaro. Muhaguruke dusenge. Imana ibampere umugisha. Mana yacu, aya magambo ni meza cyane, ariko kubikora hari igihe bidukomerera kuko Satana turangaje. Turasenze ngo umuntu wese wafashe ibihe akazamuka, akaba ari mu kirere cy'ahantu uri, akahaguma, uzamugirire neza. Ubuzima bwose tuvuze buzabe mu mibereho ye, kandi ntazasoza ari uku nguku, azasoza agirira abandi umumaro. Kuko Mose yamanukanye ku musozi ibisate by'amabuye y'amategeko, ariko amanukana n'igishushanyo mbonera cy'ihema ry'ibonaniro. Hari ibintu bidasanzwe bigira impact. Turashaka kuzasohokana muri bino bihe ibintu bigira impact mu buzima bw'abantu tubana, mu buzima bw'abo twiganye, mu buzima bw'abo dukorana, mu buzima bw'abo duturanye, mu buzima bw'iki gihugu, mu buzima bw'iyi si, mu buzima bw'abajene, mu buzima bw'abagabo, mu buzima bw'umurimo w'Imana. Turashaka kuzahamanukana ikintu kigira impact. Ibyo turabyakiriye. Atura ku buzima bwawe ngo ndabyakiriye. Haleluya, ndabyakiriye. Wari ibintu bisha nakiriye. Urakoze kuri uwo kwizerwa. Tugukomeye amashyi menshi tugushimira. Amen, amen, amen.